Hey hey my people bimeze bite umuhungu wanyu bafite ihanda ugarutse noneho nje kukwereka uburyo bwo kwaka inguzanyo kuri mokash kandi bakayiguha nyine twagiye wowe utarakanda subscribe kandi no kuri like ni ibintu byoroshye cyane ubundi twikomereze uraza kuri ino application yo guhamagara nyine ngisanzwe ngiyi urangiza uyikandeho urangiza uza hano kuri kano kantu bisanzwe tugakandaho nyine wandike akanyenyeri 182 akanyenyeri 5 urwego tukanda simukadi ya kabiri simukadi ya MTN nyine tuzaho ukande uhitemo hano rimwe mokash hano rimwe saving no kubitsa amafaranga nyine reka tuwakande iyo ushaka kubitsa kugira ngo ugurize bisaba kuba warabikijemo amafaranga nyine mu gihe cy'amezi 6 ugasevinga n'urugero uhitamo rimwe mu gihe ugiye kubika rimwe deposit nyine yo kubitsa ugahita ushyiramo amount wenda uvuga ugiye kubitsa nk'ibihumbi 10 reka wenda dushyiremo igiceri cya senkani send dushyiremo 100 tubenga ni make undi ugahita ushyiramo pin wohereza twe dusanze nta mafaranga dufiteho ariko wabonye uburyo umuntu abitsa nyine noneho kwaka inguzanyo akanyenyeri 182 akanyenyeri 5 iri mu rwego urakomeza uhitamo MTN barangiza ugahita uhitamo kabiri nyine inguzanyo loan no ugahitamo hano rimwe nyine bakubwira ngo harimo ahangaha handitse ngo request loan uhita wakanda ugashyiramo iyo ushaka nyine inguzanyo bitewe nayo wagiye ubitsa mu gihe cyashize nyine tuvuga ubaye ubitsa amafaranga menshi nabo bagiye baguza amafaranga menshi ariko ubu ngubu reka twishyiriremo wenda 100 n'urugero tukanda send ugiye guha amafaranga 100 azunguka 9% mu minsi 30 ahangaha ugahita ushyiramo pin nyine kubyemeza ko ayo mafaranga uyagujeje ushyiramo pin yawe bahita bakubwira ko amafaranga baguhaye cyangwa waba uvuze amafaranga menshi bagatubwira ngo inguzanyo yawe ntirenga aya mafaranga nyine bagatubwira amafaranga inguzanyo zagomba kurenza iyo nyine amafaranga yemerewe bahita bayaguha sawa turi kumwe aho turakora subscribe kandi subscribe ikindi kintu ushaka kumenya ukimbwire nkigushakire nkikwereke kugira ngo ukomeze umenye telefone yawe neza binagufasha mu kazi kawe ka buri munsi turi kumwe ciao n'ufite ikindi kintu yambaza ushaka international TikTok n'ibindi akande subscribe ubundi ahita anyandikira kuri WhatsApp yanjye tuvugane hari n'abashaka application itanga mega nayo ndayifite byose ibintu byose mushaka birahari wowe icyo usabwa no gukanda subscribe na like ubundi ukanyandikira kuri WhatsApp ngo ibindi bintu byose wifuza turi kumwe ciao